concentration on the class, okay? 2 times 1 equals what? 2. 2 times 2 equals what? 4. 2 times 3 equals what? 6. 6. 2 times 4 equals what? 8. 8. 2 times 5 equals what? 10. 2 times 6 equals what? 11. Good. 2 times 7 equals what? 14. 2 times 8 equals what? 16. 2 times 9 equals what? 18. 18. 2 times 10 equals what? 20. Wow, very good. We bimeze bite? Ntabwo uri kubona ko teta ari kubikora neza? Kubera icyo urangaye? Ese teta ujya umusobanurira? Dore ugeze mu wa 4 waracyari muri garden. Uramusobanuriye muri mu rugo? Ugomba kujya umwigisha. Uzi impamvu natwe twabaye abanyabwenge? Ikubwire teta? Bari dufite bakuru bacu. Sibyo? Iyo ufite umwana uruta nawe uramwigisha. Sibyo? Kimwe nkuko nanjye nkwigisha. Iyo nkwigishije urabifata? Ubona iyo nkwigishije uba urimo kubyumva? Mama mwiriwe. Eri, Karama. vayo hano. Niko. Niko mwana. Iyo ngeso wihaye n'ingeso nyabaki. Ni wowe utinyuka ukava hanze tumaze nk'amasaha 2 tutari kumwe ugatinyuka ukajya mu nzu utansuje koko. Ako mama sinkubwiye ngo mwiriwe. Ubise kunsuhuza bigutwaye. Ako ugira ngo kumore muhobera. Ndafite koko kibondo. Ziko nawe. Ureba ukuri nungu ryanyishe. Ziko ubu abantu basaza bari nk'abana bato. Mwamushaka keya nk'abana bato. Mbwira ngo uziko naringize ubwoba. Ubu mukanya mvuye hano nkajya kwigisha bari abana. Ubu amasaha 2 atose. Siko ntekereje nise umwana wanjye abaye iki? Oya nta kibazo mfite mama. Umeze neza. Yameze neza. Abana bamaze kumenyera na mama we yambwiye ngo kuva natangira kubigisha barimo kugenda bamenya. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu yigisha abana rero amera nkabo. Ngo bamwumve cyane. Ngerageza. Nabonye disi ariko kwigisha we nabonye umupapa. Igihe nari mfite ya mashini yawe. Mbona umupapa wazaga agasuhuza abana akagira gutya akabyina n'agaceze twana duto tugashima tugashima. Ariko ni byiza. Bari abana bakwibonaho akuzi ko kera twigishwaga n'abarimu bahoraga batudiha. Kuvuga nabi ukabuta wanavuga ngo pardon wawe ushaka no kujya hanze kubwiherera. Uzi ko hari abana twiganye bakoraga bajya kwihagarika bakihagarikaho mu ishuri. Ari abarimu babimye uruhusa. Abarimu bakera barakubitaga. Abarimu b'iyi minsi rero ntabwo ariko tumeze. Ariko ni byiza. Ubu ngubu twageze mu kinyejana ntabwo umwana kumva ari uko wamukubita. Kera ngo babakubitaga mu bitugu bakabakubita mu mutwe. Ako niga nko mu wa mbere mu wa kabiri sibuka ko nanjye najyaga nkurekera mwarimu Cecile. Ariko rero mwarimu Cecile yaradukubitaga. Ako ko nje nitondaga ahubwo ninjye wandikaga. Ariko n'iterambere ukuntu urimo rize n'ababyeyi barisobanukiwe. Umuntu yankubita umwana ngo dukirane. Mwarimu ugeze kuntuka ngo ndi satani. Mushyiriye liste y'abantu basakuje. Na n'ubu sinamwibagirwa. Ngo ndi satani mushyiriye abasakuje. Byarambabaje. Ibyo bintu kibuka. Byarambabaje. Ako naramubabariye. Nabonye ko kenshi abarimu buriya kwigisha ngira ngo biba byiza n'impano ikaziramo. Atari uko ari section wize ahubwo bikaza nk'impano. Noneho abantu babikora atari nk'impano. Niyo mpamvu bibananira. Abana turarushya
uretse ko bisaba n'ababyaye muri kwihangana niyo bake mpamvu babyita uburezi uretse ko n'ababyaye muri bake Mm, uzi umubyeyi ufite abana 4 5 6 mm. uzi urusaku baba bafite uzi bana ntabwo bashoboka Si umwana ibyo ajya byumva se gukura ko ku baturanyi umwana ariko ajya nyine gukura nyine mana yanjye wowe bigoranye bakurusha noneho ari abawe ibaza abo washyiriye yewe ariko nizo buriya nshingano babikora rero kubera ari z'umwarimu umushahara z'uburezi ariko bakanitanga buriya abarimu turi nk'abasirikare oya nibyo rwose turi nk'abasirikare nk'uko Mm, umusirikare arwanira igihugu mm, akacyitangira mm. n'abarimu batabayeho abaperezida baba barahuye n'abarimu cyane abaminisitiri barahuye n'abarimu ahubwo abarimu mujye mutwubaha mama oya n'ubundi abarimu mujye mutwubaha naho ubundi nta kibazo cyari gihari Kimana ni kwa kundi mba nje nitekerereza udusamo naringize twanjye ubwoba ariko bizagenda biza bizagenda Bizakunda. biza nanjye niyirire wa okay nanjye reka njye kuri mashine Mm. hari imeri nagombaga kohereza buriya nubwo nabonye akazi ntabwo ndacika intege oya ni mba ukuguma nkidepoza, ukadipoza ahantu henshi ahubwo mama ndashaka mfite igitekerezo yego ndashaka kuzashinga umuryango udaharanira inyungu nkaba nashaka nk'abantu bo gutera inkunga abakecuru bashaje ariko none b'abakene ariko seri nkaba urajya gutera inkunga Umuntu utaragira oya n'ubushobozi ugomba kuba umuvugizi rega Eh. umuntu akishakamo akazi ntabwo ibyo niza ari byo byazantunga wasanga mbavugiye hari Eh. bakabona abaterankunga Eh. tukadepoza mu mishinga yikoreye idaharanira inyungu za woni ufasha abatishoboye ufasha abatishoboye Cyakora ibyo nkabavugira nabyo byaba byiza nkabavugira. hamwe mwize wenda mwaba mufite aho mwavuga ari kijyana nkajya muri European Union umuryango w'abongereza ufasha abantu yego nkajya muri ONU muri za UNICEF nkavugira abo bana batabona minerivare umuntu nanone aragerageza kariya kantu we sibyo waba ukoze mwana bano wawe bana batabona minerivare n'abashomeri n'abakene baba bakeneye umuntu ubavugira cyangwa tukabashakamo impano zitandukanye hari nk'utwana twarahiye hepfo mu basangwabutaka usanga tuzi kubyina taradisiyoneri ariko buriya bazi no kubyina bazi kubyina bazi kuririmba bagira Buriya umuhogo rero nk'umuntu ubonye hari abo twiganye Eh, wa muntu we yararirimbaga agakerereza simbibonera kuri bana Agakerereza. ba hano hepfo si yego barabyina buriya nk'ubabonyemo nk'abana 2 3 kubera ko urabona bakora ari ukwikorera imicanga ari ibumba usanga n'uwabona abaterankunga agafashamo 3 tukajya kwiga byaba ari byiza ni ukuri cyangwa tugakangurira ababyeyi babo kubakangurira kwiga urabona kwiga ntabwo bigihenze leta yaradufashije sibyo ubwo nyine ariko ntabwo bariya ababyeyi babo no kubera imyumvire yabo ibikiri hasi bakeneye kubigisha ntuzi wa wundi tukabagira inama igihe babirukanaga akavuga ngo bamuhe imyikizi Mm. ngo ntagende ngo ntagende ngo ave mu ishuri ndavuga se umwana bamuvana mu ishuri amaze Aha. ariko yaranzamukanye Ha- ndaceceka na- rero hari- nawe ni ukwitwara neza Eh. kuko buriya ntabwo bajya bavugirwamo uribuka kwa Daniel uriya w'umushoferi yego wa muhungu w'Isiraheli buriya twariganye mu wa 5 primaire yego baza kumwirukana yanze kunyara muri toilette ajya kunyara muri inyuma y'ishuri bamuha wikendi ngo akorope toilette icyumweru noneho arangije bamutuma umubyeyi ni uriya nyina rero araza ageze ku ishuri uzi ukuntu abwiye mwarimu ngo isese ko atize si umukire iyo myumvire rero ntabwo aba ari yo. sibyo icyo gihe abahemukira umwana abahemukira ariko ubu umwana. cya Isiraheli cyaragiye ngo kiri mu Bwongereza amina kiri ariko mu ni Bwongereza. byiza ni byiza Mhm. nanjye rero buriya ntabwo nagiye ku rusengero ese wa mugani byagenze bite nzi ko nsanga wagiye gusenga reka nkubwire rive mu bintu utazitiranya buriya njye ntabwo bivuze gusenga ko ari ukubayo uhora ugenda buri munsi ntabwo bivuze ko ariko gukiranuka rwose mwana wanjye ibyo bintu rwose narabishishoje oya buriya ndavuga ngo nzajya ngenda ni gusenga bihoraho n'aha nakwicara gusa nkasengera ari Yesu numva we sinumva ngo yabaye umubaji yabazanyaga na Yosefu buriya biriya bintu ni ukuvuga biba bisobanuye iki ruriya ni urugero Imana yatwerekaga ko natwe tugomba kugira icyo twishyiriraho ariko niyo mpamvu ivuga ngo tera intambwe imwe hari akantu guterera hari 99 n'akantu keza buriya ntabwo rero izaguterera 100 hari n'akantu keza nakunze muri Bibiliya bisobanura ko Yezu ngo ubwo yakoraga ibitangaza cyangwa akagera atagafasha abantu yewe na Mose ari Mose yaramubwiye ngo ufite iki mu ntoki ati ufite inkoni irambure
buriya atagira inkoni se yari gukoresha ikintu Ntacyo. cyose na Yezu Kigeraho yaravugaga ati gihera. ndahera kuki no gutubura imigati no gutubura Ne. amafi buri kimwe cyose yabaga yaba afite mufite ahera. iki ngo Mm. mpereho Mpereho. buriya nibyo bikwereka ko Mm. utatekereza gusaba Imana buri kimwe cyose udafite n'intumwa n'icyawe. z'Imana zose Mm. zarasengaga zikagira igihe zikajya gukora. Rero niyo mpamvu ubona abantu bamwe bigize abarokore Mm. babeshya kugira ngo babone indamu, kugenda buri munsi barirwa basenga bakiyibagirwa, bakiyibagirwa. bikabatera kubeshya. Uwo muvugabutumwa niba agiye gusengera umurwayi Cyangugu ntabwo yakwishyiramo tike, arakwaka tike akwake n'ayirasiyo ebana akwake na hoteli ari buryame. none se ubundi Gusa hari aba ari akantu umurimo hari w'Imana, akantu nanone cyangwa ni akazi mu murimo buriya w'Imana. eri namwe mwize rwose ntabwo tubaneguye, ni Imana itworohereza itubabarire. ubundi buriya umuntu aje akakubwira ati Imana yakuntumyeho hari ubutumwa nkuzaniye, yahagera ati ariko urabanza unyishyure. Uriya waba wizeye yuko ubwo butumwa ari buzima? kuko ari nyiri Oya, ibintu. bimbwira umuntu cyangwa se ukamuhamagara uti ko nshaka kugira ngo Imana ikuntumeho ikunyereke. Urumva uramuteguje, aragiye ati Imana yakuntumyeho, bivuze yuko ugiye ngo kumuhanurira. Buriya watera ikura abanza unyishyure. Ushishoje wowe urumva uriya muntu yakubwira ibiri ukuri, ahubwo yagupa niyo yaba yabibonye reka tubifate uko, ntiyatinya wawubwira ati wowe nutihana uzabona ishyano. Imana ibonye ko ujya uroga abana b'abantu ntabwo yabikubwira, kuko ubwo umubwiye ukuri nta nubwo yakwishyura. uvuze ati Imana ibonye wurira indege, ubonye tike yo kujya muri Erope, ese ngo we yayigiyemo guhanurira ni na wa mupfumu kera cyane bajyaga baduha ubuhamya ukuntu umupfumu akuragurira atagira n'aho ataha, afite akazu kameze gake, niyo mpamvu ujya akakuhunga ubutunzi, akaguha ubutunzi yanze kubwiha. nacitse intege niga mu wa gatatu, sibuka ukuntu nasengaga, sinajyaga mu butayu, twari dufite gurupe y'abahungu 5, umwe yigaga mu wa mbere, abandi 4 twari tugeze mu wa gatatu, twari twaratangiriye rimwe. Noneho diregiteri arampamagara ambwira ati Kirima ko murara musenga mu ikawa musakuriza ka kazina se burya barakakwitaga? kabara kanyitaga ntabwo barakura umva ko rero kari keza nuko mwagakuyeho, ariko njye nta kintu kantwaye. njye buriya reka nkubwire n'ibintu njye ntakunze kwita umwana amazina arenga 5, njye na wa muntu we niko buriya ni nako ku ishuri bakunze, ariko buriya ibyiza ni ukwita umwana amazina ari Eric ryabaga ari ryo kuri bireti, none ariko naryo riri mu irangamimerere. Yego, ariko ka Kirima nyine niko na diregiteri yari akazi, byari agasirino wakiswe na nyogosenge wabaga i Bujumbura. Buriya yarajyaga aza akavuga ati nari mfite data wo kwitwa Kirima, yarazi igifaransa ka Kirima, Kirema Kirema, ariko yari umusirimu we yagasari. noneho rero ubwo ngubwo arampamagara ambwira ati umwana wanjye murarara musenga mukirirwa musenga, muziga ryari ko mwitegura ikizamini? Ati rero reka nkubwire, ntabwo uzashimisha Imana utashimishije ababyeyi bagutumye kwiga. Yego, ndagenda mbitekerezaho mbibwira mushiti wanjye witwa Maxime, nimugoroba tugiye gusenga nijoro, ndababwira mu rero murabona ntabwo twajya dusenga buri munsi, tuve mu butayu saa 8 saa 9 mu gitondo dufite ishuri, mutanabonye n'igihe cyo kujya mu ikayi. noneho ndababwira nti rero kadufata iminsi 2 cyangwa 3 mu cyumweru tujye dusenga. ubwo umwe witwaga JP arahigima, yigaga mu wa mbere, mbazango yaramaze imyaka ingahe mu wa mbere? Kandi imyaka 5 arimo asenga, asibira. Ubwo yarahigimye, hari ukuntu twagendaga tugasenga tugatakambira Imana, we akicecekera. Noneho aho tunaniriwe duhumuje turekeye aho, agahita azamuka. Icyo gihe arasenga aravuga ngo Kirima, ngo Imana irambwiye ngo wowe ngo ntago ngo Imana nitanga ubwenge ngo wikangishe kwiga, ngo ntabwo uziga, ntabwo uzasoza. ndamubwira nti, aravuga ngo ugomba gusenga Imana wiyikangisha ikizamini. narabaze nti rwose mbabwiza ukuri, ibi ntabwo ari Imana ibivuze, ntabwo ari ibivuze. ndangije
mpita ngenza biguru ntege bahita baduhagarika no gusenga oya nibyo baravuga ntimuzasubire mu ishyamba hari baranabibujije baranyanga ngo ndaguye nkajya njya gusenga ku cyumweru. ubu se Imana ibyo yakoze ntubireba mwana we ntabwo tubujije abantu gusenga ariko no gusenga habamo ubwenge kuko reba kugira ngo uvuge ngo uhora mu rusengero ukabona aho uri ntujya uhava uhora ari ukuri nyine ari wa wundi utunzwe no gufashwa ngaho igitenge ni runaka bagihaye ngaho umwenda w'imbere ngaho igitambaro cyo mu mutwe nawe ubwawe utakwishyira usinzi uko bajyaga bavuga ngo niba ari ukwigira mu isunzu sinzi uwo mugani uko bajyaga bawuca ntakwinyara mu isunzu ku buryo nawe nibura umunsi umwe uzagira icyo ukavuga utereka nanjye nigurira kandi rero ngaho genda mere reka nanjye mbe ndeba kuri mere ariko nta mutima mubi yego ku mwana wanjye nari nyobewe icyo wabaye ariko ubu ntituganiyeho ntitumenyeho habiri ndagera aho rero nkasinzira ese hari akantu ko kurya gaharira ko numva ubu nagera iki gihe ntarateka koko genda urebe mu gisuperi cyo hasi harimo akantu k'akanini nakurarije urakoze cyane mama wanjye reka ndagukunda nanjye nuko yewega reka mbe niryamiye aho ngaho n'ibitotsi nisinziriye.